batambutse message ntabwo ndi bubatindire, butinde. Murabimenyereye ko ntajya nkora ibiganiro birambirana. Nagiye kubona rero mbona Imana inyereka ibintu bikomeye. Ni ibikomeye gusa nibyo mbona. Ni ibikomeye gusa nibyo mbona, ariko ntuzanyangire ibyo mbona. Hari n'abafite ibyiza nabo bazabikubwira. Ariko icyo nabonye ni uko message mfite birababaje. Nabonye abantu benshi cyane, mbabona barimo burira ibiti, abagore bakurira, abana bakurira, abagabo bakurira, kuko nabonaga hasi y'ibyo biti abantu bari buriye ari benshi hafi igihugu cyose. Mbona hasi hari ibintu bimeze nk'intare by'ibikoko byariho bibasumira ngo bibarye. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwizera, hamwe no gukomera, abantu basenge kugira ngo babone ubwihisho. Kugira ngo abantu babone ubwihisho. Nta handi rero ubwihisho buri, nta handi ubuhungiro buri. Ndagira ngo mbabwire ko ubuhungiro buri kuri Yesu. Mureke dusenge inshuti zanjye, mureke dusenge, kuko gusenga ni byiza. Gusenga byemeza umutware, kandi nzi ko mu gusenga tuzasarura. Neza y'Imana rero nibane nawe, kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose ku migabane itandukanye, mu ntara zitandukanye, turabasuhuje. Ariko kandi tuhaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'ivugabutumwa. Mugubwe neza rero, tubakunda, Imana ibishimire, kuko Imana nayo ibakunda kuturusha. Indende po wavugisha, ndi kumwe na Mugabe, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Imana igenda ikoresha imirimo itandukanye mu gihe n'iki. Rero turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibahe. Meze neza? Ndaho uko biri kose. Narumva baca umugani ngo biraruta kuyanywera. Biraruta kuyanywera? Aho. Biraruta kuyanywera aho? Ubwo bashatse kuvuga iki? Nyine biraho uko biri kose. Ntabwo ari kimwe nk'uko amazi wayanywera aho, nicyo bisobanura. Kuko bavuga ngo biruta kuyanywera. Muri make ntabwo bimeze neza nk'uko ubyifuza. Ni imvange. Biraruta uko biri, biraruta. Akora mu buryo ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Gusa ntura amahoro. Ndamahoro uko biri kose. Yes, twishimiye kubana nawe rero Mugabe, atugusane naho usuze aduteze amatwi muri kano kanya. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, kandi ndabakunda. Niyo mpamvu mba ngarutse ngo tuganire, niyo mpamvu mba ngarukanye kubabwira, kugira ngo mube maso, kugira ngo Imana y'amahoro turushaho kugumya kwitegura. Kuko turi mu bihe bikomeye. Turi mu bihe bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ubundi nkunda kubwira abantu bakuze. Abato ntibakureba, ibwira abakuze. N'abato nabo ntibakure mu mutwe. N'abato nabo bakure. Urakoze cyane ku ndamukanye nziza cyane. Avuga ngo Imana y'amahoro igushyigikire mu butumwa bwiza ugiye gutambutsa muri kano kanya. Kaza mu nzu guteza amatwi rero, kugira ngo abari
natwe kuba dutangiye kugeza dushoje aze guhabwa umugisha cyangwa se wumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri uno munsi. Reka tugusabe ngo usenge Imana ukomeze tugezeho n'ubutumwa bw'Imana yaguhaye. Karibu. Turagushimiye Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye kugira neza, tugushimiye Kristo ukomeje kuturengera, ukarengera ubwoko bwawe, ukarengera abagaragu bawe, ukarengera abajakazi bawe. Komeza kuba mu ruhande rwacu rero, dushyigikire, niwe twisunze, bana natwe, rinda abanyarwanda, ukomeze kubarinda impanuka mu izina rya Yesu, barinde inkongi z'umuriro, urinde abarwayi, urinde abari hanze, bose ubagirire neza, bakugiraho umugisha. Bana natwe muri byose rero, turaguhamagaye ngo urukire kutugira neza muri iki kiganiro, kandi ikiruta byose gikore ku mitima ya benshi. Mwami, urushe kugarura za ntama zawe zazimye, ngaho uradushyigikire, kandi ufite umutima umenetse wese ugushaka umusange mwerekeze kuri Imana. Urakoze rero ko twumvise, kandi urakoze ko urutse kubana natwe. Turasenze kandi turizeye ko uje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka turirimbane umuririmbyi wa 396 mu ndirimbo zo gushimira. Dufashe neza ibitabo. Magana 396 ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho, ngo ni ahantu hatagerwa n'umubisha. Turirimbye wa 396, turirimbe mu izina rya Yesu. Ihe abizera bazajya kuba, muri si naho tuzakirira, naho ahantu hatagerwa n'umubisha. Ibi n'ahantu twabihungira, naho ayiwe mu isi naho, n'ijuru ni iwabo w'abizera, naho ayiwe mu isi naho, n'ijuru ni iwabo w'abizera. Tuzimuka mu isi tugera iwacu, naheza twubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza, yubakanywe isuku tutarabona. Niho ayiwe n'iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Niho ayiwe n'iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu wacu, Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira, nimumwizigira azabarengera. Muze mwese
mwese ayiwe dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese ayiwe dushengerere ijuru tuzimana n'umukiza. amina. Muririmbyi aririmba neza ngo nimuze mwese dushengerere kandi mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana tugirire neza. Igitero cya mbere aravuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzimuka, tuzazirira muri si ntaho tuzakirira, ni ahantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibibi nta hantu twabihungira. Ni ukuri ibi nta hantu twabihungira, ngo mu ijuru niho iwabo, mu ijuru niho iwabo w'abizera. Ku gitero cya mbere ngo mu ijuru niho iwabo w'abizera. Ese koko urumva nawe muri aka kanya wisuzumye, urumva usanze nawe koko uri muri uwo mwanya, uri muri uzajya iwabo w'abizera? Ndagira ngo wisuzume n'umutima wawe muri aka kanya udukurikiye, wisuzume koko urebe niba iwabo w'abizera nawe, urebe koko wisuzume wumve neza ko nawe koko ariho iwawe, ariho iwanyu, ariho uriho uharanira. Ese nta shyari waba ufite? Ese nta mutima mubi waba ufite? Ese Yesu we Mana gutabare. Ndagira ngo wisuzume muri aka kanya, wisuzume urebe ese koko nta bikuzitiye mu mutima wawe. Ndagira ngo wisuzume muri aka kanya urebe. Kabiri ahanambere aravuga ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, ni aheza twubakiwe n'umukiza. Ese koko nawe mu bimukurimo? Ese koko nawe mu bimukurimo? Ndagira ngo wisuzume urebe koko niba mu bagomba kwimuka nawe urimo. Wisuzume muri aka kanya urebe niba umwanya urimo, niba nawe ugomba kwimuka. Wisuzume urebe ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, ni aheza twubakiwe n'umukiza. Ngo ku Mana yacu hariyo amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona. Ngo niho iwacu, ni ubuturo tuzaturamo iteka ryose. Nshuti yanjye, nshuti nziza, wowe nkurikiye, wowe utagira ishyari, wowe usenga, nawe udasenga, nawe ufite ishyari, nawe utarifite, nawe uri mu bibi, ndaguhamagarira kugira ngo aka kanya wisuzume, ureke ishyari, ureke amagambo yakokamye, ureke ibibi byose byakokamye, wature usabe Imana imbabazi kugira ngo nawe uzature muri ubwo buturo bwiza tuzahoramo. Yesu aduhana umugisha. Gatatu arongera avuga ngo Yesu niwe ugira amahoro meza. Haleluya. Ngo Yesu niwe ugira amahoro meza. Ese koko urumva ushaka amahoro muri aka kanya mu mutima wawe? Niba ushaka amahoro mu mutima wawe, niba ushaka kubaho unezerewe muri wowe, niba ushaka kubaho utababaye muri wowe, ndagira ngo ureke ibyo byose usange Yesu niwe ugira amahoro meza, niwe uzagutura umutwaro w'ibyaha. Imana tugirire neza. Ngo ni ubuturo tuzaturamo iteka ryose. Niba ushaka kubuturamo rero, nakubwira nti karibu ngwino kwa Yesu. Ni byiza kwa Yesu
ubaho wumva unezerewe muri wowe, ubaho nta mutima ugucira urubanza, ubaho nta bwonko ufite muri wowe, ariko banza wihane kugira ngo tuzabane nawe muri ariya mazu menshi yubakanywe isuku ab'isi badafite. Ndagira ngo rero nawe uve mu byo wari urimo ugarukire umwami nk'umukiza wawe. Gatatu hepfo haravuga ngo abashaka ubugingo budashira nimumwizigire. Haleluya. Mumwizigire cyangwa mu kinyarwanda mumwiringire. Imana duhana umugisha. Nimumwizigire. Muze mwese dushengerere. Ngo nimuze mwese dushengerere mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana itugirire neza. Mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Nta wundi munezero tuzagira, nta bindi byishimo tuzagira. Ibyishimo tubitegereje ariko tugeze iwacu mu ijuru. Yesu atubwira ati nimuze abakoze neza, nimuze mwicare murye munywe, kuko nibyo twarasonje, inzara yaratwishe, ntabuze ibyo turya, tubura ibyo duteka, tubura inzu zo kubamo. Ariko mu ijuru ndakubwira ngo ushobora kuba warabiburiye mu isi, ariko haranira ijuru, mu ijuru, kuko ibiriyo byose biruta ibyo mu isi. Nawe wiringiye iby'isi, ndagira ngo ni ukuri nkubwire ngo reka kwiringira iby'isi, ahubwo iringire iby'ijuru. Yesu aduhana umugisha. Niba ufite umutima rero wo kwatura, asaba Imana imbabazi, kumva ushaka kwegera Imana cyane kuruta imyambaro wambaye, niba ushaka ko Imana ikwegera cyane kuruta imyambaro wambaye, ndagira ngo nkubwire ngo ihane kugira ngo nawe uzaboneke muri kiriya gitaramo cy'abera, uzabone nawe uri muri ziriya nzu zubakanywe isuku tutarabona, nawe kugira ngo uzimane n'umukiza. Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Tumaze kumva rero amagambo meza cyangwa ijambo ryiza uyu muririmbyi yaririmbanye ubuhanga bukomeye, ngo mu ijuru tuzimana n'umukiza. Ariko se koko akaba umuririmbyi ngo waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki nshuti yanjye? Gusenga ukabivamo ejo ukabisubiramo, ko n'aka kanya wajya kubona ukabona impanda iravuze, waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki? Wabigumyemo ubigumyemo, kandi igihe ko kigeze nshuti zanjye, igihe ko kigeze wabigumyemo ubigumyemo. Yesu aguha umugisha niba uhindukiye ukihana, niba uhindukiye ugasaba Imana imbabazi, niba uhindukiye ibibi wakoraga byose ukabireka. Yesu aguha umugisha. Murakoze rero, reka ntambutse mesaje, ntabwo ndi butinde, murabimenyereye ko ntajya nkora ibiganiro birambirana. Nagiye kubona rero mbona Imana inyereka ibintu bikomeye. Ni ibikomeye gusa nibyo mbona, ni ibikomeye gusa nibyo mbona, ariko ntuzanyangire ibyo mbona. Hari n'abafite ibyiza nabo bazabikubwira, ariko icyo nabonye ni uko mesaje mfite birababaje. Nabonye abantu benshi cyane, mbabona barimo burira ibiti, abagore bakurira, abana bakurira, abagabo bakurira, kuko nabonaga hasi y'ibyo biti abantu bari buriye ari benshi, hafi igihugu cyose. Mbona hasi hari ibintu bimeze nk'intare by'ibikoko byariho bibasumira ngo bibarye. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kwizera, hamwe no gukomera,
abantu basenge kugira ngo babone ubwihisho, kugira ngo abantu babone ubwihisho. Nta handi rero ubwihisho buri, nta handi ubuhungiro buri. Ndagira ngo mbabwire ko ubuhungiro buri kuri Yesu. Mureke dusenge inshuti zanjye, mureke dusenge, kuko gusenga ni byiza, gusenga byemeza umutware, kandi nzi ko mu gusenga tuzasarura.